hari ingingo turaganiriye minota 15 umushimira cyane aracyananiwe no mwijgura byumva abakoze akazi gakomeye kandi tuganira ari no kwitegura kujya muri decrassage kujya gufasha abakinyi koresha imyitozo yo kunamura imitsi. Rayon Sport ikintu cya mbere yakoze ikina na Jamus namaje cyari ikihe cyatumye mutsinda. Hari ingingo arambwe ati narakumvishe kuri radio ukomeza kuvuga ko turi beza mu buryo bwa tactique atari ko hari ikintu nari ntarakwigisha ngenda umunyeshuri wa haringiye na Kirasa nibo barimo bangi ubu babaye barimo ba nibo bare oya ndi barabizi n'abarimu bangi Kirasa mwarabyumvikanye ntabwo nari nzi ko nari ingingo Kirasa na hari ingingo n'abarimu bangi n'abarimu bangi n'abantu banyigisha yego ambwe ati hari ijambo ntari narakwigishije ryitwa strategy buriya tactique no guhagarara strategy nizo zizamo kudefinisa role za buri muntu. Turahagarara twaka umupira cyangwa turahagarara gutya dufite umupira ariko se turakina gute kugira ngo tugere ku cyo dushaka. Inshingano za Mudere Akbar ni izihe, Izaka Bange ni izihe, Izati Sokojo ni izihe mu gihe dufite umupira, mu gihe se bwo tutafite inshingano za buri umwe ni izihe. Noneho yavuze ati twari twabanje gukorana rivize video kuri Jamus, tubona Jamus ni ikipe yirekura cyane iyo ifite umupira. Ifite umupira igira icyo bita rest defense y'abakinnyi batatu, isigarana aba center back babiri na nimero 6 nibo basigara inyuma gusa. Yarangiza ikagira ball carrier umuntu uri kuzamukana umupira iyo arenze ikibuga cy'ikipe bari gukina. Jamus ishobora kukwatakisha abakinnyi byibura muri box yawe hagati ya 5 na 6. Nango 7 na 11 baza mu rugo rw'amahina bigahita bituma 2 na 3 babo abazamuka rero bahinduka bawinga ubwo bagasanga nimero 9 na nimero 10 mu rugo rw'amahina, nimero 8 ni uba ufite umupira ari uri kubazanira. Hanyuma wibuke ko nimero 6 hasigaranye na 4 na 5 inyuma. Aravuga ati niba hari ikintu cya mbere yakoraga nabi muri analyse video twakoze ni ikintu kijyanye no guhagarara ifite icyo bita balance, kugira ngo ese uko twatatse nuko turi kudefanda bire equilibre ku munzani. Urumva niba ishoye abakinnyi benshi mu gusatira iyo yizera ko abakinnyi baba bafite icyo bita maîtrise ya baro, bizera ko umutoza buri approche yose ufashe nuko hari imbaraga ubuzi. Jamus yizera ko izi gukina no kugumana umupira, abakinnyi bacu bazi umupira bazi kugumana, barawinjiza mu rubuga rw'amahina rwawe byanze bikunze. Kandi niba bari kuza ari benshi mu kibuga cyawe nawe abawe benshi barasubira inyuma kudefanda. Hari inyungu yabwiye ikintu kimwe, yavuze ati Mudere Akbar Jingale mwe mukina 6 n'8 nimuhagarara neza mukarekipera neza hanyuma tukagera ama quick transition tucyaka umupira tugahita tujya ku igori arigita igori yego hajya narimbizi ko tuza kubatsinda. Rey ibitego bibiri ifite tugiye ku mashusho ni bya transition yego. Igitego cya mbere ni pressing muri median ya Mudere Akbar, kubari kuri YouTube barabibona. Nurango reyo yari bizi ko niba tegerereza hagati cyo twita block media yego kwa kundi benshi bi projects bagiye imbere nibasha kubaka umupira hagati mu kibuga irabasha kusohora ifite ama espace hanyuma ibasha kubatsinda. Ku gitego cya kabiri nabwo ni pressing yakozwe na Jingale baka umupira awutanga kwa Jigwiba agenda cenga kugeza umupira awugejeje hafi y'urugo rw'amahina. Urabibona ko nundi urabona ko imigongo y'abakinnyi ba Jamus bagarukaga baza mu izamu bari bane. When Didier atwereka stop wenda ko ari kuri YouTube abari kuri FM ndabasobanurira ariko abari kuri YouTube bari kubireba. Reba ikipe ifite umupira yitwa Rayon Sport. Abakinnyi ba Rayon basotse bari mu kibuga cya Jamus ni bane gusa. Abakinnyi ba Jamus abahagaze inyuma ya baro ubyumve neza abari kureba baro apana bari mu mugongo w'umukinnyi wari ufite umupira n'abakinnyi urebeye ni babiri kuko abandi bari kugaruka baza mu izamu. Abari kureba aho bari kuza ni babiri, icyo nicyo twita rest defense. Aba babiri bari kureba umupira
Mudere Jigwe bari kuzana azanye. ni babiri aba bandi nibo bibona bari kwiruka basubira mu izamu kujya kudefanda ariko baturutse mu izamu rya Rayon Sport abasigaye donc bari imbere ya garde bari kubona action kuri ni babiri gusa iyo niyo bita rest defense hari yarogatire mukirekipera quickly mu izamu mwiruka Rugango aho ngaho uratikinze ushikomereze abati Rugango tutuntu wagiye kwiga Nyanza nituzima oya nibyo ndabikwa hari uburyo usesengura nanjye nkumva rwose nanjye nkahita mera nkawe uri imbere hari ingingo na kirasa nanjye nkumva ndi umwarimu ndi umunyeshuri wawe rwose ndabona no muri comment ibi mu 16 baravuga bati komerezaho so ariko karya screenshot ndaza ko gakene rero ikintu cyitwa strategy nicyo kivuga ngo uko duhagarara bimaze iki nicyo bisobanuye kuvuga ngo twakoze bloke hagati bimaze iki birafashe niyo utandukana na tactique yego tactique nuko twahagaze turabizi ko ari beza mu kugumana umupira birasaba ko dukora bloke hagati n'inyuma ariko se tuhagaze bigamije kunganira rigani amayera arimo bigomba kubyara naya ngo football strategy is the comprehensive long-term plan that guides a team's identity equipe wabyumvise objectif iryo jambo intego tujyanye muri uwo mukino n'uguhagarara bigamije resource planning and overall playing model na playing model na resource rega n'abantu uri buze gukenera niye model turi bushyire mu kibuga kuri iyi match tugiye gukina hari ingingo rero yarabizi ko niba mbashije kuzajya ndekipera ngahita nkora quick transition ndabamenasa kubera ko baba ari bakeye inyuma yego none namubajije ikindi kandi se ibi bitego byawe byisubiramo kuri cya kintu ugeze kwibaza kuri ganisha uko datera crosses zigaterwa na Kabange yego kuki Kabange ari ukina agahindura imipira tukabona ganisho ratabikora arambwira ati muri cya kindi we wakoresha igifaransa cyane we mu cyongereza wita rest defense nanenga Jamusi kwisiga abakinnyi bakeye inyuma nanjye iryo kosa akaba ari ryo nakora no way arambwira ati ngiye ukuntu nkina ni gutya nsigarana aba center back babiri yego ngasigarana ganijuru bakaba batatu ngasigarana Muderi cyangwa Jingale iyo umwagiye undi arasigara ngesigaza bane yego hanyuma aho umupira uwufite ball carrier uri butange ya baro Kabanga ari butere porteur de ballon porteur du ballon ubwo uwo nguwo ufite umupira reka tuvuge wenda niba ari wenda Muderi uzamukanye ubwo Jingale yasubiye agiye kutanga kuri couloir iho kwa Kabange n'uyu mupeti wiwanye niba mfite babiri bari ku ruhande akwazwe Butare niba mfite babiri bari ku ruhande ibyo bya Kimisagara naho bizi munatirarije kuvuka ahantu ahandi akaba ariho bakugize uriwe iwanyu naho bakugize uri ni n'umunyabutare dukomeze so kwizigira mfite abakinnyi bane nasizinye yego uvuga ko nsigaranye batandatu bagiye gusatira harimo ufite umupira sibyo yego ufite umupira niba ari Issa Jigwiba yego akaba wenda agiye kutanga kwa Eritatu na Kabange kuri urwo ruhande ugumva abakinnyi batatu muri batandatu abandi batatu basigaye umva ukuntu barimo barasaka box umwe uri buze gufatanya na Eritatu cyangwa na ball carrier ni wikuraho umupira wiruka ujya muri box yego uje kuwatakira muri box nwango wowe niba ari Jigwiba ufite umupira ukamaze kudekara ku mpande wawudekayeyo dutize siri nombre winjire muri box muri box twari dusangana n'abakinnyi batatu byibuke dufite ball carrier dufite n'abakinnyi babiri ku ruhande niba umupira ugiye ku muntu witwa Kabange we Eritatu ataka premier poto ipoto ryande reka ngo vajaho ngaho igitego batsinze Hilal ati so yatanze umupira hakurya kwa Kabange ahita yirukira muri box nayo bahaye umupira ariko yagiye deuxième poto nibyo nshaka gusobanura umva rero ahibangarira icyo ni igitego cyambere ahubwo ni cyambere niko cyagenze turagisubizamo barakibona ball carrier umupira wavuye hagati mu kibuga yego uva kuri Muderi Akbar Muderi yawuzamukanye awutanga kwa Kabange yiruka ahita ajya muri box asangayo Kameni Junior asangayo Atiso Kojo
ni nabo bari kuri deuxième poto wikwivuna nabo yego umva Jigwiba umva rero ukuntu babimeze yego Jigwiba banza okay stop hano gato reka twereka abantu basobanukirwe neza ko bari kuri YouTube ariko nabandi murasobanukirwa biroroshye uyu mukinnyi muremure uyu ni Jingaley oya wone Mudera Akbar uyu ni Mudera Akbar uyu ni Mudera Akbar hari Atiso Kojo na Jingaley na Jigiba Atiso nguyu na Jigiba uyu nguyu ni Kameni hagati y'aba center back reba rero ibanga rya mbere uyu Kameni bane kuri batandatu kuko uri muremure cyane uhagarare hagati mu igore yego banza wumva icyo kintu uzguhagarara hagati neza upimanyije kuri uyu murongo baterekaho baro bagiye kudegaje ariko hariya hagati na hagati gardia urebana neza na gardia uzi guhagarara hano iyo uhagaze hano ni ukugira ngo umuntu uri kuri premier poto yego nabaza kuba bari kuri deuxième poto mubashe kubanza kwisanza mukwire muri zone zose z'ikibuga yego ariko muri strategy twe tuzi ko baro yacu igomba gukinwa kuri deuxième poto yego Kameni kuko ari muremure araza kurangaza abakinnyi bamumarike hari n'umukinnyi twarije kuri premier poto wenda nka Eri3 nawe ni ataka premier poto abakinnyi barahugirayo nibitandukanye n'igitego twasobanuye cy'umuntu yitwa Atiso Kojo igihe n'ubundi batsindaga ku mupira nawe Kabange yamuhinduriye kuri Hilal none babiri bari deuxième poto nta muntu usigara batekeye basigara bonyine urumva impamvu bajya ku nta muntu utekereza deuxième poto mu gihe hari umukinnyi muremure uhagaze imbere ya gari urabona afitwe na babiri nta n'umuntu utekereza deuxième poto mu gihe hari umukinnyi kuri premier poto iyo tuvuze premier poto ni iki ni ukuvuga ngo niba Kabange agiye gutera umupira ari iburyo ruhande rw'iburyo iyo poto yegereye iburyo abantu iyimwegereye kurusha iyindi iyo niyo abantu batekereza ko agiye gushyiraho umupira nta watekereza imwe y'ibumoso iri hirya nta uyibuka no kuri kona niyo ya mbere bamarika niyo hantu hambere uri bubanze igikomeye rero ni iki rekura baro ndende cyane bazita amaparabole zimeze nk'umukororombya irenge ipoto ya mbere ize ku ipoto ya kabiri isaba guterura umupira ufite imbaraga naho Jigwiba yawushyire ku gatuza uza kugwira aho ngaho neza ku ipoto rya kabiri you can see ibitego bya Rayon irabifite bine bijya gusa gutyo iyo rero bayita strategy namayeri ushaka kubatira ugaje ku cyumenya amabanga y'imyitozo ukoze ishyano uvanze ibintu hari inyungu yambwiye ngo hajya ninjya gukina na Gor Mahia nzazana indi strategy kandi tuzokina na Gor kuko nayo nta kuntu yaba itarabonye bene ibindi igomba kuba yarabibonye izajya kubyiga ibyo rero tuzazana indi strategy ndamwana ariko Gor Mahia igakomera arambwira ati umbwira abanyarwanda ibintu reka tujye kuri finale kuko iyi ni tuyinogonoye match ni tuyirangiye twayishoje reka tujye kuri afite izihe plan ko dukeneye no kuganira na Kareki ufise izihe plan kuri finale si byo tugiye kuganira hari baravuga ngo baretse gato manze ntumike gake Gor Mahia ni ikipe yaje itanga ubutumwa bukomeye cyane itsinda APR ibitego 5 ni ikipe yasezereye Al Hilal ni ikipe yatsinzwe match imwe gusa ya Vipers ndetse imaze gutsindwa ibitego 2 Rayon Sport yatsinzwe igitego kimwe hajya hari ingingo afise zihe plan kipe ifite umutozo ukomeye Charles Sokono yanatoje ikipe y'igihugu ya Ghana ubu nabonye Nairobi hatangiye campaign isaba ubuyobozi bwa Gor Mahia gutegera abafana bati ariyo twabonye mu nyanja y'ubururu ntabwo twayicika biragoye bataginze kuko ari yabo yabaye muri Kenya nabizi barabo bafite n'abafana bazwi bari mu myanya ikomeye muri guverinoma bababwiye ati mukwiriye gutegera abafana bakaza i Kigali ntabwo ikipe twayishora muri ranyanja yonyine iyi nyanja y'abareyo yaryoheye cyane abanyamakuru ba Azam barimo barategura documentaire ndende bazasohora nyuma ya Sekafa ku bafana ba Rayon Sport nabonye abanyamakuru bose muri Tanzania barimo barafata indirimbo za Rayon Sport bakazitranslatinga mu Giswahili ya ndirimbo bajya baririmbira APR bavuze ngo hii ni wimbo yenye wanaimbia APR kwa kuiambia eti haifanyi kitu cha international cha thama urumva wana fedha lakini wafanyi kitu vitu vyenye avifaa urumva ni indirimbo baririmbira abafana ba APR bariko ifite amafaranga ariko idakora ibintu bya danje kuri ibintu bisanzwe ari na Muzinga umwe mu banyamakuru bageza kuri Azam
ejo bundi yahamamagara arambwira ati vugana n'umumotari yaramujyanye ahantu hitwa ku giti igiti mwamaze kukimugezaho ariko namwe noneho yaramamagara arambwira ngo nshaka kujya ahantu ngo hitwa ngo kwa muti muti se ngo bimeze bite ambwira ati ngabo yambwiye ngo ni ahantu ngo hitwa kuri kwa muti barahazi cyangwa ari ku giti ataho ngaho ni barahazi nari mazi kuri Rugaju niyo akunda kuvuga ngo bagiye gusesengura ku giti gusesengura bakunda kwasesengura abataramu bake na bake so Rugaju twihute cyane minota nk'itanu hari ingingo Francis aratekereza iki ku ikipe bazakina kuri finale umutoza hari ingingo twaganiriye ndamubaza nti hagati ya Gor na Hilal ni ekipe yumvaga ushaka aravuga ati nkuko nanabikubwiye byari kwa byiza iyo mbona Hilal kurusha Gor Mahia oya yego ko bitandukanye n'ibyo abareba batekerezaga abareba se n'abatoza abareba ko bareba amazina baza umupira nyine mu buryo bwo kumenya ikipe ikomeye n'idakomeye n'abafana nyine niyo mpamvu ari umutoza wabazi gukomera ku ikipe hari nyuma arakubwira ati ibanga rya mbere nabwira abareyo rinshimisha nuko twabashije kubona abakinnyi bafite comprehension yihuta kumva vuba ati buriya ikintu cyari kongora ari naryo banga ndi gukoresha muri Sekafu nuko twiga ikintu umunsi umwe ibiri bakaba bacyumvise neza cyane kandi uko ngishaka n'abajene aravuga ati yibwira abasaza nibo banabipinga ubabwira ibintu basohoka hanze mu modoka bagatangira kuvuga ati uko kwensista rero ku bintu tuzakoresha muri match kuko bari match imwe minota 90 nicyo nkora gusa ngo ndabwira guys tuzakina gutya dufite umupira strategy nizi tutafite strategy nizi kwataka nuko dore equipe analyze video imeze gutya yataka gutya defenda gutya ibintu biteye nka gutyo ati rero iyo tumaze kubikora bafite comprehension yihuta barabyumva cyane icyo ni kandi vuba uzi cyakabira shemera abakinnyi be aravuga ati ikipe yanjye Samiri yabisobanuye simbisubiramo ifite karite ya complementarité iruzuzanya aho umwe afite intege nke undi aba afite imbaraga nyinshi aho umwe afite imbaraga nyinshi undi nawe aba afite byibura icyo yakora cyakunganira ariho yajyambwira ngo ntabwo ikipe yacu ifite ikibazo cyo guhuza kw'abakinnyi barana cyo kijya kiba ishu kugira abakinnyi bafite same profile ibiri uko icyo kintu tugisobanura cyane twabisobanura kuri APR dukomeze so aravuga ati rero ubambwirire ngo bazaze buzuze stade ndambwira nti urimo urambwira ibyawe ngira ibyagora nabyo mbivuga arambwira ati singuha byose ndaguha ibintu bitatu Gor Mahia ikomereho icyambere Gor Mahia ikunda gukina mu bibuga binini yego kandi yakibonye icyo kibuga Adamaro yayibonye ho gutuma akora amapase maremare yo gufungura ikibuga urabona iyo aka espace ari gato umuntu ashaka gukoresha impande urazifunga ariko iyo kibaye ikibuga kinini akabasha kubona umwanya uhagije ku buryo umukinnyi aheza n'undi agaheza bakagira ikibuga kinini cyane babasha gukora pase zabo neza namwe none kubizi tuzabigenza naramwe ati wabonye ko bagize Kagege ndafise plan nzazibira nzuko nzazibira impande za Gor icyambere cya kabiri yambwiye ati ikipe ya Gor Mahia ni bato nkatwe ni bato nkatwe n'ikipe rijene ifite umwuka pe nareyo zijya gusa pe yambwiye ati ifite umwuka ni bato barumva ikipe ikina kuri ni ikipe iteye ubwoba ni bato bafite umwuka kuba batena bagapeza nyine iyo minota volume du jeu yabo umunota mbere kujya kwa 90 bari hejuru oya ahubwo bafite na rouge ni naryo banga abantu batazi babonye rouge kabiri bagatsinda match ni naryo banga abantu batazi icyo kibazo tunagikemure binajyane vuga kanyuma cya kintu twavuga kuri APR abantu bakibaza impamvu ya letano ngo tukabishyira ku musaza wa fitness APR yazanye umutoza mucyo w'umunyamaroke uzajya utoza fitness yamuzanye ntabwo none hari inkuru nakwe ku bantu babandi ngo hari umuntu wo muri equipe ngo fotoranga ukora icyo ya fata muri 4 stars fata muri 2 stars fata muri 3 stars hera kuri Major General uzamuka ubwo ushakishije mu bajenerali batatu bakomeye muri fitness uturutse muri Maroc icyo sinakivuga mbeshye ni confirmation yo guturuka mu bajenerali muri AP umwe muri bo yambwiye ati ubitangaza reka abanyamaroke nanamaje namwani umutoza wungirije we muramuzana arangatoya buretse narafunze ikibuga rwa Samanzi ibyo bubiretse rwa Samanzi murekere muri Marine tire kuwa mbere abanzaze webwira abanyarwanda ko umutoza fitness muto
w'umunyamaroke ari buze ndamwana makuru mfite afande ko ambwira yuko aturutse mu gihugu cy'Ubufaransa arambwira ati wowe nge sintanga amakuru wibuke kunge we n'imbaza amakuru menshi nakubwiye ntabwo ndi immigration urumva rero we byo nakubwiye fata ibyo we civilian nyakomutoza izo mambo menshi ndamusuje cyane afande wanjye Imana imumpera umugisha iyo information abafana ba Peri banezeze mu gihe twavuze rero cyane namwe mugiye gukora imyitozo ikaka ya fitness ibakesha umutima mube kwicyifuza byibura cya fitness coach mwasanye byibura cyubahirijwe arahagera yego rero ijambo rya gatatu yambwiye kuri ikipe yavuze ati ikipe ikintu rero kindi ikomereyeho goal kuko ubwo nyine we strategy ntiyazivuga izo azakoresha ko ntiyazitubwira yaba zivuze cyane tuzazimenya nyuma yati ikindi kintu Gor Mahia ikomereyeho cyanatumye itabura umukeba 5 yambwiye ati ese nawe yarabimenye ko yariye 5 naho babikubwira abagomba abakongeramo nyine erega biba bigaragaza imbaraga ni ikikwereka